itabi ririmo amafaranga, ubishyizemo imbaraga itabi ririmo. Niyonzima Munyemana bakunze kwita Nzayi, tumusanze we mu rugo ari kwanika itabi nyuma yo kurisarura. Niyonzima uvuga ko amaze imyaka isaga 2 ahinga itabi rizwi nk'igikamba mu murenge wa Musanze ho mu karere ka Musanze. Avuga ko nyuma yo kubura imbuto y'ibirayi yitabaje guhinga ibitunguru, nabyo biza kumurumbira, aribwo yayobotse inzira yo guhinga itabi rizwi nk'igikamba. Nahisemo guhinga itabi kuko nacyo ni igihingwa kandi gitanga amafaranga, bidasaba ko ushyiramo urushoro runini. Nanjye nabigiyemo, narahinze ibitunguru birarumba pe, hazamo akabozi, birarumba, mbura imbaraga zo kongera gushaka ibindi bitunguru. Bitanja guhinga itabi, ariko n'ubundi mbere narihinze bitari byanakarumbye. Itabi ririmo amafaranga, ubishyizemo imbaraga itabi ririmo amafaranga kuko ni ibintu bitasaba urushoro runini, wabiheraho ukazamuka bigakunda. Kuko nimba ufashe ingemwe ugatera waguze wena n'urugero nk'ibihumbi 5, ukazitera ukabona ukuyemo ibihumbi 100 cyangwa se 50, nta mafaranga wahita uvaho ukaja ku bindi. Tukabyanga se kubera ku impamvu zacu. Nduwayezu Baritazari utuye mu murenge wa Kinigi muri aka karere ka Musanze, we yahamirije radio na televiziyo Flash ko kuba bahinga itabi ry'igikamba nubwo barikuramo amafaranga baba batabikunze, ngo ahubwo n'ukubera ibura ry'imbuto y'ibirayi ndetse yanaboneka ikaboneka ihenze cyane. Impamvu duhinga itabi ni igihingwa kidasaba ingufu nyinshi, ntabwo gisaba urushoro rwose ruri hejuru nk'ibirayi, imbuto y'ibirayi. Aho imbuto y'ibirayi irahenze, ikiro ni 1000. Ubwo rero twakaniye ku itabi ryoroshe, ndiryo riduha amafaranga. Gusa umuntu ntashobora kuvuga ngo mwanze guhinga ibirayi muhinga itabi. Tukabyanga se kubera ku impamvu zacu. Oya, ntabwo twahize itabi kubera kurikunda. Nukubura imbuto y'ibirayi, ariko ngo hakaba harimo n'ifaranga mu tabi. Nabaga igihe ribayemo kabayemo agaceri. Ariko n'ubundi ayaza yose nta rushoro n'uwa washoyemo. Kuri ubu abatuye muri iyi mirenge ihana imbibi na parike y'igihugu y'Ibirunga, biragoye ko wakora urugendo rw'ikilometero utarabona umurima uhinzemo itabi. Nsengimana Claudie, umuyobozi w'akarere ka Musanze, tuvugana nawe ku murongo wa telefone, ati kuba abaturage bahinga itabi ubwabyo si ikibazo, ngo kuko babaye barikuramo amafaranga byaba ari byiza kurusha. Gusa ngo hagiye kurebwa impamvu y'ibura ry'imbuto y'ibirayi muri aka gace. Ntekereza ko wenda ubwo harebwa icyambere cyo guhinga itabi ubwabyo si ikibazo. Haramutse hari uburyo bwiza iryo tabi rizatunganywamo, uburyo bwiza bunoze rizacuruzwamo, ntabwo byakabaye ikibazo. Tutaza kwiteranya bya bindi byo kuvuga ngo umuntu agiye guhinga itabi, sibyo? Hari naho ushobora gusanga itabi ryanakunguka kurusha ibirayi wahinze. Ahubwo nukumenya ngo uyu munsi kumva, ahubwo twareba ngo uyu munsi icyo kibazo cy'imbuto twagikemura. Kugeza ubu isoko ry'iki gikamba aba baturage bavuga ko bafite nabaza kuribagurira nabo bakajya kurigurisha mu masoko agiye atandukanye, aho abaza kuribagurira umushandiko umwe ubugizwe n'ibibabi 15 babaha amafaranga ari hagati y'igihumbi n'igihumbi 500. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.